Being homosexual is not a crime. It's not a crime. Homosexuality. Yes. It hasn't been our problem. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. But do you think gay is haram? It's haram. Hashize iminsi mu Rwanda abantu bajya impaka ku bijyanye n'abaryamana bahuje ibitsina ndetse bamwe bakagaragaza ko babishyigikiye abandi bati ni amahano ntibikwiye mu banyarwanda. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi tujye kurebera hamwe inkomoko yabyo ndetse n'aho benshi mu bayobozi ku isi bahagaze kuri iyi ngingo. Ndetse uburenganzira n'ibyifuzo byabo bikubahirizwa nk'uko bigenda ku bandi bose. Abaryamana bahuje ibitsina ni kimwe mu byiciro 4 mbere y'ivuka rya Yesu. Mu bwami bwa Egiputa hari abavandimwe babiri bari impanga, umwe yitwa Kirumhotep undi akitwa Niyakinum. Bombi barabaja b'ibwami batangira kuryamana hagati yabo ari abahungu. Aba bakaba bafatwa nk'aho ari bo bagabo baryamanye n'abo bahuje ibitsina babayeho mbere y'abandi. Amateka agaragaza ko umubano w'aba bagabo bakomoka mu Misiri wari wihariye n'ubwo bari bafite abagore. Inyandiko zihari zigaragaza ko kenshi bagiye bakunda kugaragara mu ruhame basomana. Uyu mubano udasanzwe ukaba waratumye aba bagabo bombi bashyingurwa mu mva imwe kuri ubu iherereye i Sakara mu Misiri. Mbere y'ivuka rya Yezu Kristu, ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birimo Ubushinwa, Ubugereki, Ubuhinde, Roma na Misiri niho hambere hagaragaye abaryamana bahuje ibitsina. Ku rundi ruhande ariko Bibiliya nayo igaragaza ko ibi ari umuco umaze imyaka myinshi, aho nko mu gitabo cy'Abalewi ibice 20:13 havuga ko umugabo naryamana n'undi mugabo bazaba bakoze ikizira, bombi ngo bazicwe nibo bazaba barwihamagariye. Kuryamana kw'abahuje ibitsina kandi biri mu byatumye Imana irimbura Sodomo na Gomora. Mu gitabo cy'Itangiriro 19:1 hagaragara inkuru ubwo abamarayika bageraga i Sodomo na Gomora basanga Loti yicaye ku marembo y'i Sodomo na Gomora. Loti arabahata bagiwe, binjira mu nzu ye abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuye bararya. Atararyama abagabo muri uwo mudugudu Sodomo bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he? Basohore turyamane nabo. Loti ajya ku rugi arasohoka, arukingira inyuma ye, arababwira ati, bene data ndabinginze nimukore icyaha kingana gityo. Icyo gihe maze Uwiteka agusha kuri Sodomo n'i Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, bitewe n'ibyo abo bagabo bashakaga gukorera abo bamarayika. Nyuma y'ivuka rya Yezu Kristu, abayoboke benshi batangiye kwamagana ibyo abaryamana bahuje ibitsina nubwo bitacitse burundu, kuko kugeza kuri ubu hari ababihuza n'imiterere ya muntu. Si ubwa mbere mu Rwanda havugwa abaryamana bahuje ibitsina, aho mu myaka yo hambere abazungu bigeze kurwanya Yuhi wa gatanu Musinga wari umwami w'u Rwanda, bamushyiraho ibirego by'uko haryamana nabo bahuje ibitsina bashaka kwangiza isura ye muri rubanda, kuko icyo gihe mu Rwanda byari ishyano rikomeye no kubyumva. Uyu munsi ibihugu by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigaragaza ko abaryamana bahuje ibitsina ari abantu nk'abandi, ndetse bikamagana ibihugu bifite amategeko abakumira. Mu kinyejana cya 19 kuryamana kw'abahuje ibitsina byari ikizira mu bihugu byinshi by'Uburayi. Muri icyo gihe ubwo Ubwongereza bwayoborwaga na Henry wa munani bwashyizeho itegeko rivuga ko uzajya afatirwa mu bikorwa by'abaryamana bahuje ibitsina azajya ahanishwa igihano cy'urupfu. Iri tegeko rikaba ryaraje gukurwaho mu mwaka w'1957 kubera igitutu. Mu mwaka w'1975 hatangiye kuvuka imiryango ya politiki y'abaryamana bahuje ibitsina. Icyo gihe ishyaka ry'abademokrate ryashishikarije abaryamana bahuje ibitsina kuryinjiramo ngo babone imyanya muri politike. Hahita hanashyirwaho umunsi wo kubatinyura kwinjira muri politike, ari wo National Coming Out Day, wizihizwa ku itariki 11 Ukwakira buri mwaka. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatangiye kugaragara abanyepolitike baryamana nabo bahuje ibitsina, ndetse bikwira no mu bindi bihugu. Mu mwaka wa 2010 Barack Obama wahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje gusinya itegeko yemerera abatinganyi kujya mu gisirikare. Mu mwaka wa 2013 Leta Zunze Ubumwe za Amerika
yemeye ishyingirwa ry'abaryamana bahuje ibitsina. Barack Obama ahamagara n'ibindi bihugu kubikora. I think same-sex couples should be able to get married. Gusa nubwo ibi bikomeje kuganza i Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ibihugu bitandukanye bikomeje gushyiraho ibihano ku baryamana bahuje ibitsina, harimo n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Katari mu mategeko hana y'iki gihugu harimo ko umugabo wafashwe aryamana na mugenzi we bahuje igitsina ahanishwa gufunga imyaka 2. They have to accept our rules here. But do you think gay is haram? It's haram. Hari abayobozi kandi bakomeje kugaragaza ko bamagana ibijyanye n'abaryamana bahuje ibitsina. Urugero ni Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Uyu we iteka yabajijwe kuri iyi ngingo abyamaganira kuri. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. What sort of people are they? Uyu muyobozi w'igihugu cya Uganda kandi akaba ashyigikiye ibihano bikomeye inteko ishinga amategeko ya Uganda iherutse gushyiraho umukono, birimo n'igihano cy'urupfu ku baryamana bahuje ibitsina. Ku ruhande rw'u Rwanda byatangiye kuvugwa cyane nyuma y'uko umunyarwanda w'umunyamideli agaragaye ku mbuga nkoranyambaga aho yashyizeho ifoto ari mu birunga yambaye ubusa, uwundi ashyira hanze amashusho aryamanye n'abandi bagabo ndetse yerura ko aryamana nabo bahuje igitsina. Icyo gihe benshi bati ibi ntibikwiye mu Rwanda, abandi bati inzego zishinzwe umutekano nizimufate. Maze ibi bibyara impaka ku mbuga nkoranyambaga, bikurikirwa kandi n'abandi bakomeje kwerekana ko bakundana bahuje ibitsina ndetse n'abadatinya kujya ku mbuga nkoranyambaga bakabyemeza nta kimwaro. U Rwanda rukunze kugaragaza ko nta ruhande ruriho ku bijyanye n'abaryamana bahuje ibitsina, kuko kugeza kuri ubu nta tegeko ribyamagana cyangwa se iribishyigikira rihari. Mu mwaka w'2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyitwa Rwanda Day, aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aba yahuye n'abanyarwanda baba mu mahanga, yabajijwe niba abaryamana bahuje ibitsina mu Rwanda bemewe, asubiza ko bitigeze biba ikibazo mu Rwanda kandi ko adashaka ko bizaba ikibazo, ahubwo ko icyo ashyize imbere ari uko abantu bahuriza hamwe mu kubaka iterambere ry'u Rwanda. Ibyakiriwe neza n'abitabiriye iyi nama, bose bakoma mu mashyi bati kaci. LGBT. Homosexuality. Yes. It hasn't been our problem. And we don't intend to make it a problem. So we are struggling with all kinds of problems we have. And as I said earlier, we want to have everybody involved. Ingingo y'abaryamana bahuje ibitsina hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi yongeye kurikoroza muri iki cyumweru, ubwo hizizwaga umunsi mpuzamahanga wahariwe guharanira uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina ku isi. Maze muri za ambasade zitandukanye zikorera i Kigali hazamurwa amabendera asanzwe akoreshwa n'umuryango w'abaryamana bahuje ibitsina agaragaraho amabara y'umukororombya. Icyo gihe nabyo benshi bati mbega ishyano, abandi bati Mana tabara. Iyi ngingo aho ikomerera nuko yamaze no kwinjira muri amwe mu matorero hano ku isi. Mu minsi ishize i Kigali, abasenyeri bo mu itorero Anglikani mu bihugu 53 by'isi bateraniye mu nama yagombaga gusiga amatorero yo hirya no hino ku isi ayemera aciye uruhande rumwe, atabikozwa nayo ngo agasigara ukwayo. Muri Gashyantare uyu mwaka, abasenyeri bo mu Bwongereza bemerewe gushyingira abantu bahuje igitsina. Si ibyo gusa, bahaye rugari muri iri dini abaryamana bahuje ibitsina, banagerekaho kuvuga ko bagiye kwiga uburyo batakongera kugaragaza Imana nk'umugabo cyangwa se umugore, dore ko ubusanzwe yaba muri Bibiliya cyangwa se mu zindi nyandiko nyobokamana Imana isanzwe igaragazwa nk'umugabo. Ubo ibyo ngo barashaka ko bihinduka. Itorero ry'Ubwongereza muri Gashyantare ryasohoye itangazo risaba imbabazi abaryamana bahuje ibitsina, rivuga ko ryicuza uburyo bagiye bahezwa mu myaka myinshi ishize. Iryo tangazo ryagiraga riti: turasaba imbabazi kubera uburyo itorero ry'Abanglikani mu Bwongereza ryagiye rifata abanyamuryango ba LGBTQ, haba abasengera mu nsengero zacu n'abatazibarizwamo, kubw'igihe kinini twamaze twarabaheje ndetse twaranabahaye akato. Amatorero atemera abaryamana bahuje ibitsina kuri ubu akomeje gukusanya amafaranga yo gufasha andi bahuje imyumvire
kugira ngo nayo yamagane iyi ngingo. Ku rundi ruhande muri Kiliziya Gatolika naho ibijyanye n'abaryamana bahuje ibitsina bikunze kugarukwaho cyane, aho ubushakashatsi bwagaragaje ko muri Kiliziya Gatolika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati ya 15 na 50% by'abapadiri baryamana nabo bahuje ibitsina. Mu mwaka wa 2017 mu gihugu cy'Ubudage abapadiri bagera ku 120 bahindutse abayoboke b'umuryango w'abaryamana bahuje ibitsina, ndetse basaba ko Kiliziya Gatolika yatanga uburenganzira abantu babishaka bakajya baryamana nabo bahuje ibitsina. Being homosexual is not a crime. It's not a crime. Mu bihugu 193 by'ibinyamuryango bya Loni, 70 muri byo nibyo bifite amategeko yo guhangana n'abaryamana bahuje ibitsina, hakabamo n'ibindi bihugu usanga bitagaragaza uruhande biherereyeho kuri iyi ngingo. Kugeza kuri ubu nta mubare uzwi w'abaryamana bahuje ibitsina ku isi, cyane ko benshi bakunze kubigira ibanga. Gusa imibare ya Williams Institute igaragaza ko nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 1.8% by'abantu bakuze muri iki gihugu bibona nk'abashobora kuryamana n'abagabo n'abagore, ibyo bita bisexual, mu gihe 1.7% bo bibona nk'abagabo baryamana na bagenzi babo ndetse n'abagore baryamana n'abandi bagore. Ni mu gihe 11% bemera ko bakururwa nabo bahuje ibitsina. Muri aba abagabo bafite imyitwarire ni 3.4%, mu gihe abagore ari 3.6%. Ushingiye kuri iyi mibare ubona ko hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habarizwa abaryamana nabo bahuje ibitsina basaga miliyoni 9.